buretse gato nta nubwo kidama yakora ku muntu witwa Kiki ariko abonye Dr Nsabi ibintu yakoze nyine we naguriya uzise buretse nkubwire competition Dr Kamaro nzakuzanire abakoboyi ngewe nzibambukanaga imizigo bakanikorera na boro za danje bakaziheka ku mugongo bakazizana kejeri bari koga bari kuzogana yego mwereka abakoboyi none se mwereka rimwe nzakuzanira umuniga wanjye muri story hari umukoboyi njewe twahuye woze wawa arayirangiza twamuzanye watwagukuye muri 4G tugusize ngaho nyuma tugukuye muri 4G tugusize muri 5G cyokoza mwana turanagoza kuri 5G TV urumva waripfubuye anga urine ahanga urine ahangaha ndi kuri 5G ahubwo hita wicara wiga Yes, of course, comme tu peux pas faire fake, of course, king of voice and ambassador of Apukangwe Atsinze utamwana nyira talkative tutaravoka utinye n'ubwite vision kuri magic wandi wavuzwe mu byayishuwe. This is 5G TV nkubwira ahangaha niho dukubitira imiriro, ahangaha niho tuzana abasitari batandukanye, ahangaha mbese niho mugiye kuzujya mubonera amapya yose amapya cyari cyumvishaga amapya ariko amapya umeze ute? fresh sana umeze neza njye madi bless
ariko noneho yatwishe reba urya abayambaye ndi umunyamerika Miami ndagira ngo kamara aza kuza kubafasha mikoro gutyo nanjye ndi hano kugira ngo ibintu bigende neza ntabwo ngiye ngendera ku bya sama bro ugendera kuki umuteguro wa aho Sky2 yambaye neza siporo za weekend kabisa bari fresh kabisa ariko sibyo na Sky2 na kamara yambaye neza kamara niyo muntu njya nkunda kubona ajyanisha amabara niyo ndwara ngiye nifitiye n'ubundi indwara yo kwambara gutyo asigaye yitwa mukororombye oya ntabwo nitwa mukororombye no mukatugasigaye urabona utifunze nk'ikigori ibaze ariko ibaze umudije muri weekend za muri pool party yambaye gutyo yambaye inkweto bita nk'ikijwangajwanga umva shiraho Potega bro banza roro ni Potega ari Kenny Rogers ariko tukira aho ngaho ngurashinjwa ngo ikintu cyo kuzambereza kugira ngo tware abakobwa b'abasitari igipfubuzi so umuziki Sky2 ngwino hano abantu batazamumva reka njye nongeye misoro toxic yabapfubuye njye nakubwiye ko mfubura umuziki ibyo byo kuzana mu tuntu tw'utugamba njye nikora siporo kugira amere neza sibyo kubera ubuzima bwiza nibyo ntuzabona nikora akantu gutya nikora budomino zanjye meze fresh ngo utangire ngo ugire ngo ngiye ngo ndapfubura njye mfubura umuziki bro icyo kintu cyansanye kuri iyi si uwo pfubura utese neza kupfubura bawupfubije abapfubye umuziki ntabwo ni nk'abandi ngo ni toxic na marono bawupfubije ikigaragaza ko pfubura umuziki ni njye muntu wa mbere uzamura abahanzi b'abanyarwanda wese uri umubroga wese uri umupromoter indirimbo igisohoka ni njye muntu ucuranga indirimbo yo mu Rwanda bwa mbere uyicurangira yese hano muri Grit n'ahandi hose twakomeje nyine ndacyari kubabwira sikomeza tujyaje gupfubura se wari umupfubuzi ariko se ubu wari wakuribira wapfuye ibiki tukibona ba Philipita bari kukwicaza banyicaza he bari gukora iki none se ubundi wowe ikintu bari gukora cyo narimo nakora dukoze urutonde rw'aba DJ oya humura ibintu urutonde rw'aba DJ batwika yo wazamo nazamo muri bangahe mu-10 naza mu gihumbi mu-10 reka dukore urutonde reka mu-10 bro dukora urutonde rw'abantu 10 nawe wishyira uretse ko njye n'abantu mpanganye nabo umva ugiye uvuga ngo ntago bazi se ugiye kuba nka Green Profuze ngo abaraperi bo mu Rwanda ngo ntago bajya bumva imiziki fata mikoro neza cara wige kwanza wowe numva ufite amagambo menshi sibyo ye nta muntu urumva nta muntu duhanganye hano sibyo icyambere ndiyizeye sibyo ndiyizeye kuri buri kimwe cyose sibyo kijyanye na playlist yanjye n'abafana banjye barabizi sibyo naho nkorera barabizi nta muntu rero nibashaka gutegura competition bazaduhamagara ubundi twigaragaze competition twigaragaze aka kanya turi kuvuga amagambo n'undi aragenda avuga ibindi bategure competition tujye hari ubundi umuntu abakubiti Sky2 kuri rocket kuri miriro nyine nk'ibi boro T-Brown navuze njewe ndashaka kubiteguramo umuriro wa danje kandi kamaruye kandi T-Brown ibyo bintu uri kwigira uzasanga wowe uri muri rose njyewe se indeze ndabyemera uyu nguyu yari akora ibintu nk'ibyo ba toxic bakoze ariko siko yabikulaye banza witonde umva ngubwire bro uracyari muri 4G ubaka kanya wawe ubwo wowe twagupfumuye twagukiza muri 5G twakuza gatoya twamaze kugushyira mu mwandiko we tugukuye muri 4G ubundi kuki bataguye kiraka muri Tour du Rwanda nari akazi gakomeye cyane ngiye ngora every month to Sunday sibyo mfite kontara muri Grit Hotel sibyo yo gukora iki yo gukora akazi iyi nzu sibyo nanjye byishimo sibyo iyi nzu ni yaskose oya ni ya nyina nagari ya mama nkoreramo amafaranga sibyo nkoreramo amafaranga nkubwiza uko tujye tuva muri joke bro iyo umuntu afite kontara sibyo aka kanya Sky2 muve mu muhanda batabagonga wowe kuki utagiye muri Tour du Rwanda jewe Tour du Rwanda yantaye mu bihano ariko nubwo yantaye mu bihano nabo bari kubata mu bihano ushobora gusanga n'uwo mufungo bari bagiye kuma njyewe wo spendinga mu buzima bwanjye bwa buri munsi ari mwinshi gusa nanone platform yabo njyewe yari ifite icyo yari kumarira ariko platform yabo yari kunyubakira CV ya fresh ariko nanone muri Tour du Rwanda naguciye mu ijambo washaka kujya muri season y'amaturu
tugiye kuvuga ngo turi Rwanda season bakoze ubundi y'amaturo no se ubundi za maturo bakubita amaturo n'ubundi amaturo nyine no se amagare ntago bari gukora amaturo ariko n'abatwaza b'amagare nyuma yabo bagakora amaturo n'abama kampani bagakora amaturo ariko barabajama batwara amagare ubundi akiva kuri ragare hari abatwara amagare artificial hari n'abatwara amagare ari naturel mu masaha y'ijoro twakomeje n'abantu bashinzwe kuyobora Tour du Rwanda oya ntago ari n'abantu babishaka bonyine baba babikeneye ariko se si ibintu tukora mu buzima bwa buri munsi nyamara T Brown nawe yari akeneye kujya muri Tour du Rwanda ariko none se iyo bari aba DJ iyo bari kugenda badija bari gukubita ya miriro ugendere kuri aho we ntago ubuyikeneye ariko wagiyemo nayigiyemo 2014 witwaga 2015 wari ukuze wakoze niki 2014 wacuruzaga injugu muri Tour du Rwanda naradijaga cyakoze ati T Brown mbabara muri uyu muhanda udahura n'umwaka imodoka ikakugonga wagera gute waradijaga wadijaga he ako jya unyumvira abantu umva nakoze muri Rwanda form ni muri Expo ahubwo ngo wakoze muri Expo bikwereke seka aho yasingite wakoze muri Rwanda form cyangwa muri busaswa form telefone buretse ma tujye ducimaka twemeze n'ibintu bigaragara sibyo kakanya nago ndi kukubwira ibintu biri prank man ndakubwira ni prank ahubwo irenze nago ari prank my brother ubwo wakoze nk'umustajeri ntabwo ndi umustajeri bro uri umuki asimani waretse kumva ko nizeye uretse hano ko turi man ibintu biri DJ bazagukoma ibi bintu biri aba DJ bazagikoma bandese bazabirinde uzabaze gukubita ibyo bintu uri kwibita ntabwo waje gutaba hiring ntabwo yaguhondago wamuzanye umurusha kanyama nta muntu ninya bro nta muntu ninya ujya muri gym hano kugira ngo bajye Philip afite gym mu rugo iwe yakoze akamaro ngewe ndumirwa zabaze ngewe ndumirwa nge hano nazanywe n'Imana urumva niyayizanwa Imana niyo kuvanye irubavu kabisa yari twaye imodoka uzi kugira ngo nyeri Kigali hano naciye bro nayibaze sha umusaza ni uretse gato ese Peter we tuvuga ko Peter we waturutse waje n'amaguru ntago nzano yaturutse ariko ngiye naje kugira ngo nyeri Kigali mangaragara kakanya uko nguko uri murambona bro navuye kure si waciye Musanze niyo mpamvu kakanya navuye kure abandi se bavuye hafi bashoko baravuye hafi baje n'amaguru niyo mpamvu kuri no mihanda na mikino ngiye nabyo kukubabarira ndagukubita niduhura muri bato ngwemeze ngorera umufungo wanjye ngende nimerere reka ibi bintu bizagaragare mu mwandiko byarise bizagaragare batari ushaka kubwira abandi iki cyokoza amana akamaro reka nkubwire T Brown izina ry'Imana reka nkubwire ijambo rimwe rimbwire wowe ukeneye kubanza ugafata igihe cyo kwitekerezaho gute mu gute nyine impamvu ukeneye kwitekerezaho mbwira narebe wowe Philipita akoreka buretse gaba Philipita man waretse DJ Maruna se nago bakubona ariko sibyo nibyo ngare bakiri kwimbwira ngo swege warusha swege uruswege DJ Maruna nge nakubira akase uzi ikintu akakanya turi kuvuga abantu buretse umaze turi kuvuga abantu nta muntu hano ndi kujyaho imboga bro sibyo nta muntu ndi kujyaho imboga abo bose muri kuvuga uri kujyaho imboga cyangwa uri kuryaho imboga nta kibazo uko wabyumvise nta kibazo nabivuze ngiye mu rugo ni Gisenyi barabizi reka nsuza abantu birubavu sibyo urumva imbere cyane ba DJ Trucks bakujyanye DJ Trucks yagiye Dubai bakakanya agarutse mu Rwanda Cadillac ya muhema miliyoni ari uko baguciyeho ariko si kibazo ngiye urabona ari kibazo mfite nibageyo mundi zo gice kibazo kwa muganga ikihe kibazo nta na kimwe niyo mpamvu nta kibazo na kimwe bita umufungo wanjye man ngenda uri ijoro ndakora bakamema amafaranga sibyo ase kuko grit ko mwumva ari ikibazo naga ari grit gusa mfite nibindi birakamura kurana umupfuzi byemere uri kujya ibintu byose wigera ntabwo tubishaka ariko mfubura umuziki bro umuziki w'umunsi w'umukondo nta kibazo Kama tukiraho ngaho hano twaje muri purupati sibyo purupati byagenze gute abagira babonamo amasho abasitari barimo nibande ntago uri kubona Sky2 se ko yambaye agasengere n'abandi basitari bandi barimo baza Dogiteri Nsabi muraza kubona mu kiganiro ko purupati yari imeze ba Mitsutsu ba Kiramani ba Njuga bande umva
Gerageza kuvangira iki amashusho agenda yerekana uburyo aragenda amasiganwa yagenze amasiganwa ukuntu byagendaga bareba n'ukuntu Sky atazi ko ngese ko noga muri baby Sky yigiye koga kwa branch umwana wo ku gisozi urabona iriya nyanja iri munsi y'abo baruki mu gatatu ariko wanyira gishanga kibayo niyo mpamvu ngaho nyumvira sha bateye ruguru yacyo bateye ruguru habaga boro bita kwa braza no muri dumbezi ariko nje mbere najyaga njya kwidumbaguza by the way je cyane najyaga njya kwidumbaguza ariko impamvu atinyaga kujya mu mazi cyane uko narwaye oya umuntu warohamye mu mazi bwa mbere ni muri Nyabugogo kamaro we kamaro yoganye na gasozi oya buretse gato yoganye na gasozi umva ati bro uze ko kamaro yari umumeni wa boro bitaga imururu kamaro yajyaga afata boro yafataga nk'imitwaro imururu koko kama uziki imururu ari wa mbere haturuka barara baturuka icyango none kugira ubyemere none hano ibintu mwigira nzanye nk'umukobo bita kiki mwebwe mwese nta muntu wamurusha koga bro hari abakobo iboga njyewe nagiye icyango birangije afande aravuga ati maniga wowe ta yari yatashe imbere wenyine baramufasha urabizi iyo umaze koga kiriya kiyaga ugera ahandi hantu nyine abaturage bakagufata nyine urangije ikiyaga baramufata aravuga ati uyu muntu aratorotse bamufashe afande ahita avuga ati yo maniga ati ibintu ukoze tu bro birarenze wowe igendere ni nka mukoboyi wambukije imodoka uruzi nako ikiyaga yafashe umugozi azirika kuntuza ku modokari yanze kuyisiga ngo yarahunze ngo niba yaravuye mu Tunisi muri Tunisia ajya urumva arayizirika ahinguka kuri Tanganyika imodoka imukurikiye ari kugenda yoga ariko se wese wagira ibigwi nk'ibyiwe ariko ubundi ibigwi iyo umuntu avuga ibigwi sivyo man aka kanya wowe ibigufite nibi jewe kugira ngo buretse cokoze uri umusazi tubazanye sibyo buretse nkubwire buriya reka nkubaza upfuye wasigira inguru ku musozi wasiganiye ngaho nyumvira cokoze man reka nkubwize kuri Tibro kubaza nawe zuri umunyamatiku uzi uzibera umva Sky2 umva singubwira buretse mbaze nta kibazo na Brown njyewe reka nkubwire sha simbura kamarade muri biriya by'iwakora je n'ikiganiro ndakirangije wowe ndumva wowe ndumva ufite itiku ryinshi ahubwo uyu nguyu azasimbure kamarade mu kazi bro kati kabisa